N'amakuru ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru y'incamugongo, ni impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri yari itwaye abana b'abanyeshuri bari bari kuva ku ishuri b'incuke bitaba Imana. Benshi bitabiye Imana muri iyi mpanuka, abandi barakomereka. Ambilanse ziri gutunda umunota ku wundi, ariko abaturage bagiye bagenda bakomeza bashimira leta ati rwose ambilanse zahagereye igihe kugira ngo zitabare ubuzima bw'aba bana baguye muri iyi mpanuka. Ni impanuka iteye ubwoba. Abaturarwanda bari gukomeza kugenda bagira bati impanuka nk'iyi twari duherutse kuyumva mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ni impanuka mu by'ukuri iteye agahinda. Unkundire iyi mpanuka mbe nayikugezaho. Ni impanuka ibaye ahagana ku isaha ya saa 12 hafi saa moya. Ibera mu karere ka Kicukiro ahitwa nko kwirebero cyangwa se mwirebero. Iyi mpanuka ikaba ibereye ahitwa Kimisange, ariko Kimisange ngira ngo nyine ni muri Rebero. Ni muri Rebero. Iyi modoka ikoze impanuka yari iri kuva ku ishuri ku kigo cyitwa Ecole Puissant giherereye hariya n'ubundi mwirebero kigaho abana b'incuke. Mutaza kubyitiranya. Iyi mpanuka ahantu ibereye ni ku kigo cya Kimisange kiri hariya hejuru nacyo mwirebero, utangiye kwinjira mwirebero neza nyirizina. Noneho iyi mpanuka ibaye abana yari itwaye bigaga neza mwirebero nyirizina haruguru ya za Kimisange. Ndabizi muri kwibaza ngo none se ngo impanuka yabibaye gute aya masaha abana baba bari gutaha, kubeki baba batatashye kare. Gira ngo abantu benshi wenda nibyo bari gukomeza kugenda bibaza bati kubera iki aba bana ubundi bari batinze kubatahana, ati kuki batatashye kare muri aya masaha bari bavuye he. Gira ngo ndaza kuza kuba nabagezaho ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye bakundaga kubona iyi modoka inyuze ahanga ijyanye abana ku ishuri. Bamwe banagiye bemeza ko nyine ngo iyi modoka bitewe n'uburyo yari imeze nyine ngo nabwo bishoboka kuza kuba yaba ariyo mpamvu yakoze impanuka hakaza gupfiramwo aba bana b'abanyeshuri bakiri batoya. Ngira ngo ababyeyi bamwe na bamwe bageze aho iyi mpanuka yabereye. Mu by'ukuri byaragahinda. Benshi bahungabanye kubera ko ni ibintu biteye ubwoba kumva ngo umwana wawe arapfuye, wari uri mu rugo utegereje umwana, utegereje ko imodoka iza akumuzana ikamugeza mu rugo cyangwa ikamugeza aho mu bafatira bavuye ku ishuri, ukumva inkuru ngo umwana wawe arapfuye. Birumvikana ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Ubundi benshi bari kwibaza ngo iyi mpanuka none yaba yatewe n'iki. Amakuru dufite nuko iyi mpanuka yaje kuza kuba bitewe nuko ngo iyi modoka yaje kuza kubura feri, yarangiza igahita yirukanka nyine igaporomoka nyine. Ndamwe murabizi imodoka icitse feri irirukanka ihutiraho. Rero iyi modoka ikaba ngo yari itwawe n'umugore ari nawe wari utwaye iyi modoka. Iyi mpanuka rero y'imodoka yabaye bikavugwa ko hapfuyemo abana b'abanyeshuri bagera kuri 4. Abandi benshi barakomereka. Nyine murumva imodoka yari itwaye abana benshi, birumvikana nyine bamwe bakomeretse. Ambilanse zatundaga zijyana kwa muganga. Niyo mpamvu abaturage bagiye bakomeza kugenda bashimira inzego z'ubuyobozi ati rwose ku kintu kijyanye na ambilanse zahagereye ku gihe kugira ngo zitabare aba bana. Bamwe na bamwe bari bamaze kugwa muri no mpanuka, abandi bakahakomerekera. Ni impanuka kandi bivugwa ko ngo ubwo yari ikimara kuba hari abandi babyeyi bari bafite abana barerera hari kuri kiriya kigo
kuri kiriya kigo cya Kimisange nabo ngo bari bafite abana batari bataha nabo bari bafite impungenge bagira bati twumvise ko impanuka ibaye kandi abana bacu bamwe ntago bari bagera mu rugo, ati tuje kureba ko baba bataguye muri ino mpanuka. Mu by'ukuri biteye agahinda. Ubuhamya bwa bamwe twagiye twakira benshi bagiye bavuga bati iyi modoka yatunyuragaho buri munsi ishaje, ati tukavuga ati imodoka nyamara izakora impanuka bitewe n'uburyo nyine ngo yabanyuragaho buri munsi ijyanye abana ku ishuri, ariko bakabona ngo irashaje. Ibi ngibi nibyo abaturage bari kugenda bashingiraho, ariko ibi ngibi ntabwo wabishingiraho. Yego imodoka ishobora kuba ishaje, ariko ijya muri controle technique bakareba ko yujuje ibisabwa ikabona kuba yajya mu muhanda. Mu by'ukuri biteye agahinda. Nubwo bivugwa ko hashobora kuba hitabye Imana abana 4, biravugwa ko hashobora kuza kuba haza no kwitaba n'abandi bitewe n'uburyo baje kuza gukomereka cyane. Ni impanuka mu by'ukuri iteye agahinda, ni impanuka ibabaje cyane. Tubonereho no kwihanganisha imiryango, ababyeyi bose baburiye abana babo muri iyi mpanuka, ariko mu by'ukuri ni impanuka iteye agahinda, ni impanuka iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Bati biteye agahinda, iyi mpanuka bati rwose itumye tugiye gusoza umwaka nabi turi mu marira. Wenda icyo tuzamenya ni ukumenya ngo abana bitabye Imana bari mu kigero kingana gute, ariko abana biga maternelle bari bakiri bato rwose, bari bakiri bato cyane. Ngira ngo wenda mwagiye mubibona kuri screen zanyu, icyo nicyo kigo banigagaho muri kubona aho hejuru muri screen zanyu. Iki kigo cyari giherereye hano mu Irebero mu karere ka Kicukiro. Mu by'ukuri twihanganishije imiryango yose yaburiye ababo muri iyi mpanuka. Imana ibahe ihumure kandi ibahe gukomera mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye. Ubwo rero murankundira nge minira ahangaha mbashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, naho ubundi tuzakomeza kugenda dukurikirana iby'iyi mpanuka tumenye ngo abana bitabye Imana ni bangahe, ariko hari amakuru avuga ko rwose n'abandi bashobora kuza kwitaba Imana bitewe n'uburyo baje kuza kuba bakomereka bikabije.